Abakunzi b'ijambo rya TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Dushima Imana ko ikomeje kuturinda kandi namwe ubwanyu tubashimira ko mukomeje kubana natwe, mudufasha mu buryo bwo kwaguka kwa channel yacu, tuvuga ubutumwa bwiza. Murabona ko twabazaniye abatumirwa beza, abana b'abasore rwose bacuranga umuduri kakahava. Rero muri aka kanya mwakwibwira abantu babakurikiye. Murakoze cyane. Nge nitwa Manishimwe Patrick. Nitwa Manishimwe Patrick hamwe na mugenzi wanjye ari we Mbarimo Claude. Mwabumvishe rero abari basore beza baririmba indirimbo nziza, indirimbo zo mu bitabo, baraza kugenda bazibumvisha, ndetse hari nizo turi buze gufatanya, ariko muramfasha muri izo nzi. Izo nzi nizo rwose ni muziririmba turagendana, ariko niba utazirimba ngo nyine ndabibubu ndaceceka. Ariko rwose murabona ko ari abasore beza bashima Imana. Ngewe uyu nguyu muzi ari umwana muto cyane, nko muri za 2014 Patrick agendana na mukecuru we, ako mama wanyameza ati aracyakomeye. Arakomeye cyane. Aracyazi gucuranga umuduri cyane rwose. Mama wanyu rwose umva yajyaga ducurangira, ndatekereza nawe wabigiye abigisha cyane. Niyo inganzo tuvuga kuri mama wanyu. Mujya mubimushimira rero, mubona ko abamamaje abageza kure, mugenda mutumirwa hirya no hino kubw'ibihangano ariko bituruka ku mubyeyi, si byo se? So rero ntabwo twayibona. Wako ubundi bajya banavanga akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko ubundi umubyeyi waguhaye inzira yo kugira ngo, ndatekereza kuko byagenda kose ntago waba ufite uburyo uzi gucuranga nka gutya ngo nurangiza ubure ikintu cyagutunga. Ntago byabaho, buri muntu wese aba yifuza kumva ibintu bimushimisha muri we. Rero bakunzi b'ijambo rya TV, aba bana ndababatuye, aba bana baracuranga, nako n'abasore dore bazanye n'ubwanwa kandi mbazi ari bato cyane, ariko urabona ko rwose uko mugenda mukora nako inganzo zigenda zikora cyane. So rero tubatumira hano twagira ngo rwose dushimishe abantu. Muri tayari cyane. Mukomeze mwagure ubwami bw'Imana, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share. Izi ndirimbo zigiye kubashimisha, ni indirimbo zo mu gitabo, n'izindi ndirimbo zabo nziza. Bambwe ko ngo bafite indirimbo, indirimbo zanyu ntabwo nigeze ariko sinzizi, ntabwo nzizi kabisa, ariko mugiye kuturirimbira indirimbo zanyu cyane. Ngaho rero muririmbe. Ni numva ari igitero ndi bushobore ndaririmba, ariko numva ntacyo ubwo nyine. Tugere kuyo mu gitabo kugira ngo tujyane. Ego ako mwongere ijwi. Abantu benshi barayizi, nawe urayizi. Ndabizi ko indirimbo ifasha cyane, natwe ubwacu iradufasha iyo tugiye guhaguruka mu rugo, kubanza tukayiririmba, tugatera isengesho, Imana tuyobore mu ntambwe zacu. Ongera ijwi. Iyo tugiye kwiririmba, iyo tubyutse turayiririmba, tukavuga ati Imana udufashe mu ntambwe zacu, twagurire ibikorwa byacu, tugende imbere n'inyuma. Ntabwo ye kujya niganyira, ibaze uko ejo nzaba mberewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, uko igintu gishira imwiriye, umunezero n'umubabaro
egomeza ujya umfasha utaramire ntizitumira murenge zeye ijambo wambwiye sinabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe ugeze igihe uzaza kundana imbaraga umimbaraga